Nazamuye umupanga wanjye ngiye gutema umukobwa nahaye umutima wanjye, nibwo nabitekerejeho kabiri. Ako kanya nabuze imbaraga zibikora, amaso yanjye atangira kuzingamo amarira, umupanga urancika ugwa hasi. Iki ni igice cya 7 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga nageze mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu buhamya ni ubwa Izere Sedirike, mbahaye ikaze mubukurikira hano kuri Shariph TV. Niba ari ubwa mbere uhageze kanda subscribe, like and share na comment, sangiza abandi kugira twese tugire urugero rwiza. Mbahaye ikaze. Waguye hasi mbura imbaraga zibikora, ibyo nanatekereje mu mutima wanjye. Narebye umukobwa ukuntu namuhaye umutima wanjye wose, numva biranshanze, buri icyo mbikoraho. Agahinda gatangira kunkegura, ngize ngo ngiye kumubwiza ukuri n'ubundi byose birangire. Yarahindukiye arandeba, dayimoni twari kumwe yahise ifatiraniga. Yabonye ko meze nk'uwarwaye igicuri, kumbe ndi ku munigo wa dayimoni. Abwira umukozi wanjye tumwe banyihutana kwa muganga. Bangejeje kwa muganga, dayimoni yantize isaha yose, iya kabiri ikurikiraho. Nakangutse mfite agahinda. Nyuma y'amasaha 2 nari ndyamye mu bitaro, nabonye umukobwa nahaye umutima wanjye yarize yabogoye. Ndamubwira ati humura biraza kugenda neza. We yatekereje ukuntu umwana we yapfuye, atekereza ibyo namukoreye, atekereza n'ukuntu namwandagaje, ibibazo mubibana byinshi. Nawe yatekereza ukuntu ngiye gupfa, ibibazo biramurenga. Banabaye nk'umusazi, agatangira gutera amagura imigeri. Yatangiye kudukubita imigeri abari mu cyumba nari ndwariyemo. Umukobwa nahaye umutima wanjye yatangiye kujya yivugisha, atangira kubona ibintu bidahari. Numva umutima wanjye urashengutse. Numvaga umutima wanjye ushengutse kuko yatangiye gusara. Umukobwa nahaye umutima wanjye wose yatangiye gusara, atangira kwisetsa mu bitaro. Ariko ngiye mu bitaro baransezereye, nsubira mu rugo. Ibibazo byari byarambanye byinshi, nariyahuje inzoga zaranze no gukiza ibibazo byanjye. Nabuze uko mbigenza, nkomeza business. Nakomeje business ariko amahoro mu mutima wanjye warabuze. Ikuzimu nubwo baguha ubutunzi ariko amahoro ntayo baguha. Ikuzimu baguha amafaranga, ubutunzi n'ibintu byose wifuza, ariko bakakwambura amahoro, kuko barabizi ko amahoro ari cyo kintu twese tuba dukeneye mu buzima, nubwo tuba tutabizi tukirukira amafaranga. Nanjye nabuze amahoro mu mutima wanjye. Nanywa n'inzoga ntizinsindishe byibuze ngo nkwere mbyibagirwe, nabyo bikanga. Inzoga nakomeje kwiyahuza nyinshi ariko nazo zanga kunsindisha. Nashaka gusinda bikanga. Nanyweye amakesi menshi y'inzoga bita ibyuma, ariko nta kintu yigeze antwara. Nabuze uko mbigenza, agahinda karanyegura. Uwondebaga wese yabonaga ko mfite ibibazo. Abakozi banjye batangiye kubona ko mfite ibibazo kubera guta umutwe. Byarambabazaga cyane kubona umukobwa nahaye umutima wanjye wose n'ibibazo byose namuteje, akaba ari nanjye utumye asara. Numvaga bimbabaje, agahinda karanyeguye, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Nakomeje gufunga umutima wanjye,
nkomeza gufunga umutima wanjye njya ikuzimu. Nagiye ikuzimu barambwira ati uriya mukobwa byakunaniye kumwica, none nitwe twafashe ubugingo bwe turabufungirana kugira tumusaze, nitwe twamusazije. Nabwiye ab'ikuzimu ati uriya mukobwa mumurekure, ibintu byose murantegeka ndabikora, ariko murekure ubuzima bwe byibuze yibereho neza nubwo namuhemukiye. Burya ikuzimu nta mahoro abaho, ikuzimu nta mahoro abayo, nubwo mwese ababeshya ngo mugiye gufata amafaranga. Numvaga ari ibintu ngiye gukora byoroshye, mfata amafaranga mpita nigendera, ariko agahinda kakomeje kunyegura. Kubona umukobwa nahaye umutima wanjye wese yarasaze, akagenda ari guseka mu muhanda, yambara ubusa no mu muhanda. Nkatekereza ukuntu uruhinja rwanjye narwiyiciye n'amaboko yanjye, numva njye ntazibabarira, ariko nta kundi nari kubigenza. Naratuje nemera urwaje. Ikuzimu barambwira ati kugira turekure umugingo bw'umukobwa wahaye umutima wawe, byibuze twiciye natwe abantu 100. Numvaga nakora buri kimwe kugira byibuze areke kuba umusazi. Nahisemo kujya kwica abantu 100. Bampaye imbaraga zikomeye z'amadayimoni, bampaye ubushobozi bwo gukoresha impanuka no guteza amakimbirane. Navuye ikuzimu numva nuzuye, numvaga ngiye gukorera umwijima byibuze ukampa amahoro nawo. Ikuzimu numva ngiye kubakorera nkahita mbona amahoro nanjye, ariko siko byagenze. Naragiye njya gushaka abantu bo kwica, njya muri Uganda, mbona impanuka, mbona abantu ndateza impanuka. Nabonye impanuka z'ukuntu zica abantu nabi, numva birambabaje, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Dayimoni w'urupfu ushinzwe abanyabibi yakomeje kujya nshakira impanuka turaza guteza. Arayibona aravuga ati iyi ngiyi niyo turateza impanuka. Birangira nitambitse mu muhanda, uwari ushaka kunkatira wese yahitaga apfa. Narangije kwica abantu 50 numva nta kibazo mfite. Dayimoni w'amakimbirane nawe tujyana mu kabari, abona abasore 2 bari kwinywera inzoga. Arangije abateza amakimbirane, buri wese ajomba icupa mugenzi we arapfa. Hashize akanya twabonye umukobwa bari gufata ku ngufu, mbona uri kumfata ku ngufu ari umugabo mukuru cyane kandi adafite kivugira. Nahise ntegeka uwo mukobwa, nategetse dayimoni w'amakimbirane kumuteza umujinya n'ishyari cyane no kumva akomeye. Umukobwa afata kuto ajomba umugabo, amaraso aradudubiriza. Uwo mugabo yapfuye ndeba, nanjye ndikomereza. Suko nasanze abafana bakinye, imikino yabaye myinshi cyane, nsanga abo bari guserebura. Ndababwira ati mufate icyo kunywa cyose mushaka, nanjye mu kipe mufana ndayemera. Nabashukishije inzoga barazinywa cyane. Burya niyo mpamvu inzoga n'umwanzi w'ibyiza. Bakimara gusinda, nabwiye umwe muri batware kandi nari mbona ari we wasinze cyane kugira bakoreshe impanuka. Nuko nanjye nishe abantu 100 bose. Bose bakimara gupfa nasubiye ikuzimu. Subiye ikuzimu barambwira ati sureba, baranshimagiza cyane. Numvaga umutima wanjye uruhutse. Nise mbona umukobwa nahaye umutima wanjye ayongeye kuba umuntu muzima nk'abandi. Narishimye cyane. Numvaga ngiye kubona intsinzi, byibuze nkabona amahoro mu buzima bwanjye. Nari natangiye kwikunda cyane. Numvaga abo ndi kwica batari abantu, nta nubwo nari nambitayeho. Natunguwe no kubona abantu b'imfubyi
bari kurira ku muhanda boboroga. Nubwo namenye ko nakoze ishyano, nubwo namenye ko abantu bapfuye bari bafite n'abana babo, umutima wanjye nakomeje kwicira urubanza. Nkimara kubona ibyo nakoze numvaga nananiwe kwibabarira. Nari nishe abantu benshi kandi bafite imiryango. Nuko nabuze uko mbigenza, ariko byibuze nigiriye akanama ko gufata buri muntu wese niciye nkamuha miliyoni 100 zo kuba yiyitaho. Nari mfite amafaranga ahagije, nazengurutse imiryango yose mbaha miliyoni 100. Numva byibuze umutima wanjye ubashije kwibabariramo gakeya, nubwo nabonaga agahinda kabo bikongera bikanyigura umutima. Nafunze umutima nigira kabugabo. Nawe urabizi, iyo ubuzima bwose buterewe hejuru buri wese asamaye. Niko natangiye kwibwira mu mutima wanjye kugira nikomeze. Nasubiye ikuzimu baturahiza indahiro mbi ariyo yanteye ihungabana ryose. Twagiye ikuzimu baraturahiza batubwira ati murahirira ahangaha. Turatangira twese. Indahiro yagiraga iti nzihakana nyababyeyi yanjye, nzihakana ababyeyi bambyaye, nzihakana igihugu cyanjye, nzihakana ubumuntu. Nta kintu kizanyitambika imbere mu gukora uyu murimo. Uyu murimo nzawupfira niba ngombwa, kandi nzawukorera kugeza gupfa, nkurage n'abasokuruza banjye. Amaraso yose bizansaba kumena nzayamena. Abantu bizansaba guhitana nzabahitana, kandi nta n'icyo nikanga. Iyo ndahiro twese twarayirahiye. Batangiye kutwuzuza amastage tugira amafaranga menshi arenga. Nakomeje kugira ubutunzi buhambaye. Abantu bose bandebaga barumiwe. Abo nakuriye mu maso bo ntabwo baba bakimvuga. Nuko numvaga ko ibintu byose birangiye. Ariko nibwo byari bitangiye. Nasubiye ku isi. Mu gihe nari nshaka kwituzisha, ninjira muri lodge. Nabonye ibintu bidasanzwe. Ese ni ibiki yabonye? Ni ibiki yabonye bikamutungura? Niba nawe hari amatsiko usigaranye, igice cya 8 kiri kuri Shariph TV, manuka ukirebe. Ndabashimiye mwese mwakoze subscribe, n'abafata akanya bakajya muri commentaire bakandika.